Munyemere tugane ku ikipe ya Manchester United uyu munsi. Sinshaka kugira ngo tugane kuri Manchester United twibaza ngo Ruben Amorim ngo ari rukanwa ryari, ngo ese ku bitangazamakuru bivuga ko ngo ukwezi kwa 11 ngo byibura ngo niho batangira gutekereza kuba bamwirukana, ngo yaba resultat zimeze nabi cyangwa zitameze nabi, ngo ese ko Sir Jim Ratcliffe yavuze ngo bamwesezo yose. Nagatyo kinzanye kugira ngo tubivugeho, ntago nje kuvuga uburyo abakinnyi bafitinga muri system ndetse n'ibindi, ahubwo ni ikibazo ntekereza yuko cyagakwiye kuba ari ikibazo kigaragara muri Manchester United nka etablissement cyangwa se institution n'ingana kuriya. Muri weekend match yahuje Everton ndetse n'ikipe ya Manchester United y'abatarengeje imyaka 13 hagaragaye ikibazo gikomeye cyuko abakinnyi bari bambaye jezi zanduye, ndavuga imyenda ya sport yanduye ndi basohokana mu kibuga, ndetse na yindi bambara iyo match irangiye bari bambaye imyenda isa nabi cyane bigaragara ko itari yafuzwe. Ikindi kintu cyakomeje kugaragara hariya cyateye impungenge ikomeye cyane nuko icyo kibazo nta gisubizo kirabonerwa, ku buryo mu byemezo byafashwe muri administration y'ikipe ya Manchester United buri muntu wese yavuyemo abakinnyi ba equipe senior ndetse n'umutoza ndetse na staff technique, buri muntu wese agiye kujya yifurira imyenda isanzwe ya sport. Nyuma yuko yifurira imyenda ya sport mu buryo bwo kugira ngo isuku izamuke kandi kibi gisubizo gihamye, kubera yuko abakozi bari bashinzwe gukora isuku gufurira ikipe ya Manchester United badahari. Tekeza Manchester United kubona bageze ku rwego rw'uko bahereye ku batoza basanzwe ndetse n'ama equipe y'ama academy batangira kwifurira, ushobora kuzatungurwa no kumva ejo bundi cyangwa ejo haho Matheus Cunha, Benjamin Sesko abarimo bahari Maguire barimo gufura amajezi, ibintu byagaragara ari ibintu by'ikimwaro cyane. Ibyo byose nibiri kugenda bigaragara mu ikipe ya Manchester United, ariko ikindi kintu rwose abantu batekerezaga ko yaba ari ikimwaro gikomeye kuri etablissement nk'iriya, abatera nkunga bifite banini, ariko ubwo wenda bakoresha amamashini ntago bafura kwa kundi umuntu avuga utabisanzwe, biba ari ugufura cyaba ari ikibazo gikomeye. Nanone inkuru nyinshi zagiye zivugwa ziri mu witwa Zlatan bavuze ko yatunguwe no kugera i Manchester, ugasanga buri ko babaga bategura evenement buri kintu cyose cyakoreshwaga yaba guhera kuri breakfast, supper ndetse na dinner, ati ibyo byose byabaga ngombwa ko abakinnyi babyigurira. Ati ibintu byagaragara nk'ikimwaro gikomeye ku ikipe ya Manchester United. Mumenyere by'ama administration y'ama equipe, muraza kujya muri comment mudusobanurire kuko gidi gutekereza ibya Manchester ibi kuba bikankuka. Ni 12 no kwizera, noze kurenga kuri no post utadufollowing utazamera nka wa wundi utagera ibwami, ite kubeshywa byinshi. Paso corto visa larga.